Ndabashimira cyane kuba mukurikiye Manuka TV show. Niba utarakanda subscribe mu by'ukuri yikande, kanda aho hantu handitse subscribe kuyikanda nta kintu bigukuraho uyikanze, ndetse nta n'icyo bikugabanyirizaho, nta kintu muri make bigutwaye gukanda subscribe, tukabasha kuzamurana kugeza nibura tugejeje abantu 1000 bakanze subscribe. Ndabashimira rero cyane kuba wowe uhisemo nyine gufata umwanya wawe ukaba ugiye kumva ijambo ry'Imana muri aka kanya. Ijambo ry'Imana rico buri munsi kuri YouTube channel. Iyo ukaze subscribe mwarishyiraho uploading ikiganiro ubasha kukibona mu bantu bari imbere cyane. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe impamvu yatumye Yuda yiyahura, impamvu yatumye Yuda yimanika, impamvu yatumye Yuda yikuraho ubuzima. Ibi ngibi ushatse babigeranya n'abantu hano bari mu isi. Hari igihe abantu bakurikira ibintu biryoshye, bagakurikira ibintu binejeje amaso yabo, ariko imbere y'Imana ntabwo aba ari byiza. Ndetse burya iyo ikintu kitari cyiza imbere y'Imana, amaherezo nawe birangira kitakubereye cyiza. Urugero, ushobora kubona amafaranga y'umuntu ukabona ni meza, ukabona ni menshi, ukayiba, ukayifuza ukayiba, ariko bikaza kurangira wicujije, bikaza kurangira ugiye no kumusaba imbabazi, bikaza kurangira mu mutima wawe wicira urubanza, ndetse ukabura n'amahoro yo mu mutima. Ushobora kubona buri kintu cyose ukoze, ushobora kwica umuntu kubera nyine kwihorera, kubera cyangwa se ishyari umugiriye, ariko n'ubundi nawe uba uzapfa ukamusangayo, n'ubundi nawe uba bizarangiye usabye imbabazi, uba bizarangiye wibaza uti kubera iki wabikoze, uba bizarangiye mu mutima wibaza uti kuki wabikoze, Imana ikubabarire, ugatangira gusaba imbabazi, ugatangira kwicuza. Na Yuda niko byamugendekeye. Iyo dushatse ahantu handitse impamvu Yuda yiyahuye n'ukuntu yiyahuye, tubisanga muri Matayo ibice 27 umurongo wa 3, haranditse ngo Yuda yiyahura. Gusa iri jambo ushobora no kurisanga mu byakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa 16 ukageza kwa 19. Byose birasa. Murabizi yuko haba hari ibyanditswe biri mu gitabo runaka, ariko n'ubundi bikongera bikaba mu kindi gitabo. Urugero, bikaba biri muri Matayo, ariko no mu byakozwe n'umwuka wabisangayo. Muri Matayo isezerano rishya ni nacyo gitabo cya mbere kibanza muri Matayo, ujye ku bice 27 umurongo wa 3. Hanyuma tugendane. Maze Yuda wamugambaniye abonye ko urubanza rutsinze Yesu, aricuza, asubiza abatambyi bakuru n'abantu bya bice by'ifeza 30. Urumva nyine Yuda yamaze, Bibiliya avuga ngo maze Yuda wamugambaniye abonye ko urubanza rutsinze Yesu, aricuza, asubiza abatambyi bakuru n'abakuru bya bice by'ifeza 30. Aravuga ati, nakoze icyaha kuko nagambaniye amaraso atariho urubanza. Ariko bo baramusubiza bati, biramaze n'ibyawe. Uko niko bamushubije bati, biramaze n'ibyawe. Ifeza azijugunya mu rusengero, arasohoka, aragenda arimanika. Aho harahagije kuva ku murongo wa 3 ukageza ku wa 5. Ni nacyo cyanditswe nyamukuru nashaka yuko dusoma. Ati, maze Yuda wamugambaniye abonye ko urubanza rutsinze Yesu, aricuza, asubiza abatambyi bakuru n'abakuru bya bice by'ifeza 30. Ati, nakoze icyaha kuko nagambaniye amaraso atariho urubanza. Ariko bo baramusubiza bati, n'ibyawe, biramaze n'ibyawe. Ifeza azijugunya mu rusengero, arasohoka, aragenda arimanika. Mu by'ukuri impamvu Yuda yimanitse nuko nyine yabonye ko yagambaniye amaraso atariho urubanza, nuko yabonye ko urubanza rutsinze Yesu. Yuda akimara kubona urubanza rutsinze Yesu, umutima we waramuriye, umutima we wamubwiye yuko ibintu yakoze nta cyiza cyabyo, wamubwiye yuko ibintu yakoze atazi icyo yakurikiragamo. Niyo mpamvu yagiye akimanika, niyo mpamvu nyine yabashubije ibyo bice byabo. Hanyuma uyu Yuda nta kindi cyatumye nyine yiyahura. Mu by'ukuri Yuda nta kindi cyatumye yiyahura usibye kubona ko yicujije. Iyo uticujije ntabwo uba wemeye. Nubona wicujije ibintu wakoze, ukavuga ati, ariko rero biriya bintu ushobora kutabivugisha umunwa wawe ngo uvuge ngo biriya bintu nakoze si byiza, ariko mu mutima wawe wumva bitameze neza. Ni Imana ibikubwira. Imana ntabwo ikubwirira mu matwi ngo wumve ijwi ry'Imana mu matwi, ni mu mutima. Iyo wumvise rero uvuga ngo ariko uriya muntu wamukoreye nabi, jya kumusaba imbabazi, ukumva nyine umutima urabiguhata, iyo ni Imana. Ni Imana ishaka ko wicuza ukajya gusaba imbabazi. Yuda rero nyine yabonye yuko amaraso yagambaniye atariho urubanza, bituma rero Yuda yiyahura, bituma Yuda yumva yiyanze, yibaze gufata icyemezo cyo kwiyahura. Rero isomo twakura muri iki cyanditswe ni uko buri kintu cyose ukoze hano ku isi kiba kigomba kuba ari cyiza. Uba ugomba gukora neza
ku buryo utazigira igihe ukicuza. Niba hari ikintu ugomba kurwanya ni ukwicuza, niba hari ikintu ugomba kurwanya kikakurinda kandi kikagufasha guhora ukora ibintu byiza, ni ukwirinda kwicuza. Ikintu cyose ukoze ukaba ugikoze uri umwere, ukagikora haba hari abantu benshi, ukagikora waba uri wenyine. Ikintu ushobora gukora uri wenyine ukaba wumva wanagikora hari abantu benshi. Niba wumva hari amagambo wavuga uri wenyine, haba hari n'abantu ukaba wayavuga, ayo ntabwo wakicuza. Ariko hari ibintu umuntu akora ari wenyine yagira mu bantu akabihisha. Hari ibintu umuntu adashobora kuvuga mu gihe ari mu bantu, yaba ari wenyine akaba ari bwa abivuga, cyangwa yaba ari hamwe n'abandi bantu adatinya. Ibi ngibi biba biri bugutere kwicuza. Yuda yakoze nabi. Yuda byatumye ajya kwimanika kubera gukora nabi, birangira yicujije. Niba nawe rero buri munsi hari umuntu ugusabye ikintu ukakimuha, ni byiza, Imana ikugira neza, kuko biravuga mu musabe muzahabwa. Kandi niba utazi gutanga ntuziringire kwakira. Niba utazi kurekura ntuzitege kwakira, kuko umuntu abona ibyo yatanze. Umuntu ushoboye umunsi kwambika umuntu, ntabwo bisobanuye ko nawe bazakwambika, ahubwo nawe bishobora guca mu bundi buryo bakagufasha, kuko uriya muntu uba wambitse nyine umufashije imyenda yakagombye amafaranga kandi atayafite, adafite akazi, wowe ukaba uramufashije, hanyuma nawe ukazakira umugisha. Umugisha ntabwo ari ukuva hejuru ngo ukwikubiteho ngo wumve ijwi ngo nkuhaye umugisha. Uburyo ubayeho, kuba umaze igihe utarwara, ntabwo ari uko uba urusha abandi ubuzima bwiza, ntabwo ari uko urya neza, ntabwo ari uko wafashe inkingo nyinshi. Hari umuntu ubaho ngaho atarwara, hari umuntu aba umara icyumweru nta kibazo afite, nta kintu, wa mugani ngo nta kintu ngo shinze Imana, ngo shanga Imana nta kintu nyishinze. Nyine uko kutayishinza rero byishimira. Mu gihe utayishinza nta kibazo, yishimire, uyishimire kuba hari ibintu byinshi yakurinze, mu gihe ubundi buri munsi haba hari ibintu byatuma dushima Imana. Niba mugenzi wawe wumvishe ngo bamwibye, wowe se kuki batakwiba? Nuko se urakingisha se urugi ku buryo abajura batarushobora? Nuko haba hari Imana ikurinze. Wowe ntabwo usinzira nk'abandi, se urara urinzi wawe? Ibyo byose bigatuma ushima Imana, mu buryo bwo kugira ngo niba nta kintu uyishinza wishimire, niba nta kintu uyishinza uyishimire. So iri ni ijambo tuboneye nonaha muri Matayo ibice 27 umurongo wa 3. Muze kuwusoma, Imana iraza kubagira neza. Murakoze cyane kuba mwabanye nanjye, Imana ibamugishe.